Iminsi 5 yose yarishize umugore yifashe ku matama rwose afite agahinda. Yari amaze kwiyakira yuko umugabo we n'ubundi yamaze kwitaba Imana cyangwa se byarangiye, ariko agahinda kari kenshi muri bene uyu muryango kubera yuko bavugaga bati nibure yaba twari tumubonye tukamushyingura tukaba tuzi neza yuko atari kuribwa n'ibikoko aho uyu musozi waba waramurengeye. Ni umugabo wahitanywe n'ibiza ubwo mu minsi mike yitambutse ku butaka bw'u Rwanda. Amarira yari menshi cyane nyuma yuko abantu barenga 130 bose ubuzima bwabo bwari bumaze kuhagendera. Ni ibintu byari bibi cyane ndetse no kugira akakanya bitarava mu mitwe y'abanyarwanda. Nyuma y'iminsi 5 rero umugabo wari umaze iminsi ashakishwa n'inzego zitandukanye, inzego z'umutekano ndetse hamwe n'abaturage, uyu mugabo yaje gusangwa munsi y'umusozi ubutaka bwaramurengeye yakuwemwo, ariko n'ubundi amarira aracyari yose. Muri aya makuru yacu turaza kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo mu Rwanda bariraga, ahangaho byari bindi abantu basaga 400 urumva neza yuko bari gukuba hafi 2-3 abaturage b'abanyarwanda bishwe n'imyuzure cyangwa se n'ibiza biherutse kwibasira ubutaka bw'u Rwanda. Muri Kongo naho ibintu byatugereye, yeweho biri kuvuga yuko ngo bagishakisha n'abandi benshi cyane barinzweho n'imisozi, kandi ngo hakaba hari amahirwe make cyane yuko hari abo babona bakiri bazima. Ibintu ngo imvura iracyagwa kandi ari nyinshi cyane ku buryo ngo byavuye mu Rwanda byamukira hakurya ku butaka bwa Kongo. Amani bati nubwo bino byago bikunda kugwira igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikunda kuza bisa kandi bigahitana abantu nta muturage w'u Rwanda cyangwa se uwa Kongo wabigizemo uruhare. Bati ibingibi byonyine ntabwo byatumaga abaturage ba Kongo n'abo Rwanda bagira umwiryane n'umwe ugomba kubahuza hagati yabo. Murabyibuka yo ibirunga birutse abaturage benshi ku butaka bwa Kongo batabarwa n'abanyarwanda cyangwa se bahungira ku butaka bw'u Rwanda. Ibi bintu y'abantu babikorera ubusesenguzi bahora bibaza impamvu Kongo ndetse n'abaturanyi u Rwanda bakunda kurebana ayingwe. Ntabwo ari byo nashakaga kubwira, ariko wa mugani ahari umenya bizasaba yuko abaturage bo ku mpande zombi yewe n'abayobozi batekereza inshuro zirenze 2 kugira ngo bamenye n'iki gikwiriye gukorwa, ubundi umubano ukaba waba mwiza kurusha amakimbirane. Reka twigire mu bijyanye n'inkuru y'incamugongo, ariko nibura iri buze gutanga ikizere cyo kudakomeza kwigunga kuri uyu muryango wari umaze iminsi 5 warabuze umuntu wabo, ubu akaba yabonetse. Ese byagenze gute? Abatuye umurenge wa Kagogo aha ni mu karere ka Burera barashimira leta ubufasha yabahaye bw'imashini mu gushakisha abantu babo bari baburiye mu nkango, bakaba babonetse bagashyingurwa mu cyubahiro cyangwa se bagaseserwaho bwa nyuma. Mu mudugudu wa Murambi aha ni mu murenge wa Kagogo, inkangu yamanuye uruhande rumwe rw'umusozi n'ibyari biwiriho byose biramanuka birundumurira hasi, waje guhita ugwira inzu ya Sembagare Faustine. Abantu bagera kuri 5 b'umuryango umwe bahita bitaba Imana ako kanya cyangwa se bahasiga ubuzima. 4 bari abana nibo bahise baboneka kuwa 3 barashyingurwa, hasigara umuntu umwe ari we wari umukuru w'umuryango Sembagare Faustine wari ugishakishwa kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kugeza kuri iki cyumweru. Umurambo we urukiye gushakishwa munsi y'ino nkangu yaje ikarenga kuri iyi nzu uyu muryango warutuyemo. Hifashishijwe imashini itunganya imihanda nayo yageze kuri uwo musozi bigoranye cyane ku buryo hari ababonaga yuko nayo ishobora kuba yahakorera impanuka. Imirimo yo gushakisha nyakwigendera yarakomeje, ndetse kubw'amahirwe umurambo we uza kurangira ubonetse. Umugore wa nyakwigendera ari nawe wenyine wabashije kurokoka mu bari baraye muri urwo rugo uko bari 6. Arashima ubuyobozi bw'igihugu bwabaye hafi muri ibi byago cyangwa se bwakomeje kubatira ingabo mu bitugu ndetse no kubahumuriza. Umuyobozi w'akarere ka Burera uwanyirigira Marie Chantal yaboneyeho asaba abagituye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga kuhava bagasanga abandi aho leta yagiye ibategurira cyangwa se iteganya yuko bagomba kuba bari. Muri rusange mu karere ka Burera abantu 8 nibo bahitanywe n'ibiza aby'imvura biheruka, bose akaba ari abo muri uyu murenge wa Kagogo. N'ibyago bikomeye cyane, abenshi bari hafi y'uno mugore. Ni umugore byagaragaraga yuko nawe yamaze guhungabana cyangwa se kwangirika bitewe n'uburyo umuryango we wamuzimiye mu maso. Abana bagera kuri 4 ndetse n'umugabo we. Ni ibintu biteye ubwoba ndetse bigoye ndetse no kumenya aho wabihera ubivuga naho wabisoreza. Biragoye yuko uyu mugore yazongera kubona ibyishimo kuri iyi si. Niyo mpamvu rero biri gusabwa yuko bamwe mu baturanyi nabo bagomba kumva hafi mu buryo ubwo aribwo bwose. Nubwo yageze amahirwe yo kurokoka, ariko aracyafite ibikomere byinshi cyane ku mutima kubera yuko ishusho iri gukomeza kugaruka mu maso ye n'abana be ubwo bamucikaga abareba nta kintu na gito yabikoraho. Yewe n'umufasha nibura wari gukomeza kumurandata
nawe akaba yabonetse nyine yamaze gushiramo umwuka. Ariko kandi nubwo amarira ari menshi ku butaka bw'u Rwanda, reka twikoze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rwose bo ntabwo afite ayo kumira n'ayo gucira. Umubare w'abamaze kwicwa n'imyuzure n'inkangu byatewe n'imvura idasanzwe mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze kurenga abaturage bagera kuri 400, nibura imirambo igera kuri 394 niyo imaze gutahurwa. Ni nyuma y'icyumweru iyo myuzure yibasiye tumwe mu duce two muri teritwari ya Karehe nkuko byatangajwe n'inzego z'ibanze zituye muri kano gace. Imvura idasanzwe yaguye muri teritwari ya Karehe, aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku wa kane, niyo yateje imigezi kuzura bituma habaho inkangu mu duce twa Bushushu ndetse na Nyamukubi. Umuyobozi wa teritwari ya Karehe ni Thomas Bakenga yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP kuri iki cyumweru yuko imirambo isaga 390 ariyo imaze kuboneka cyangwa se imaze kugenda irohorwa abandi bakurwa munsi y'imisozi. Yavuze yuko 142 babonetse ahitwa Bushushu, 132 Nyamukubi, naho 120 ikaza kubabona mu kiyaga cya Kivu hafi y'ikirwa cy'Ijwi. Ati kuva ku wa kane tugenda tubona imirambo buri munota ku wundi ibagenda yisukiranya mu maso yacu. Yavuze yuko ubuyobozi bw'intara bwohereje ubwato burimo ibishyimbo, ifu n'ibindi biribwa, amahema n'imiti byo gufashisha abagizweho ingaruka n'ibibiza, kuko muri utwo duce inzu nyinshi zarasenyutse, imyaka y'abaturage yo yarahagendeye rwose byabaye amateka. Biteganyijwe yuko kuri uyu wa mbere ari umunsi wo kunamira abishwe n'ibyo biza nkuko byatangajwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibibazo byo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byabayeho nyuma y'iminsi 2 gusa bihitanye ubuzima bw'abantu basaga 131 ku butaka bw'u Rwanda. Kuri iki cyumweru rero umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yunamiye abahitanwe nabyo mu Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ruzinduko yagiriye i Burundi, aho yavuze yuko iki ari ikindi kimenyetso cy'uko ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe zikomeje kwiyongera ku bihugu bitigeze bigira uruhare mu bikorwa byongera ubushyuhe ku isi cyangwa se mu kirere. Hashize amasaha makeya cyane ntembereye mu ntara y'Uburengerazuba, nagerageje kugenda nurira imisozi ndeba muri bimwe mu bice bigize ubutaka bw'iyi ntara y'Uburengerazuba. Imyaka 8 itambutse nibice byagaragaraga yuko bifite amashyamba menshi cyane kandi akuze. Aya mashyamba yose yagiye asarurwa ku buryo rwose imisozi myinshi ihanamye cyangwa se yambaye ubusa. Bigaragara yuko byoroshye cyane yuko inkangu zakibasira iyi misozi, inyubako ziba zigiye zituye mu bibaya by'iyi misozi cyangwa se munsi y'iyi misozi, rwose inyinshi bikaba bigaragara yuko ziri mu kaga. Nubwo ibihugu bikomeye cyane cyangwa se byohereza ibyuka mu kirere bikunda kugenda biteza ubushyuhe ku isi, amashyamba ndetse n'ibyatsi bigacika, ariko biragaragara yuko na bimwe mu bihugu bya Afurika ubwabyo ndetse no ku butaka bw'u Rwanda harimo abaturage bagira uruhare mu bijyanye no kuba imisozi ikomeza kongera kugarukaho ubutayu, byorohera cyane amazi guteza inkangu cyangwa se kumanukira mu nyubako z'abaturage baba batuye munsi y'iyi misozi. Hanyuma muranyemerera nsubikire ahangaha, turakomeza gusaba Imana gukomeza abasigaye no kwakira mu bayo abamaze kwitahira. Twitwa Kigali Line News, turaza kugaruka mu kanya kandi nimukomeze kubana natwe mudukorera subscribe kugira ngo amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byose bikomeze kubageraho mbere y'abandi.